Hello guys, nizere ko umeze neza wowe twigana amasomo menshi atandukanye kuri ino channel yacu. Hari abantu benshi bansabye uburyo nabigisha Photoshop yo muri telefone, ubu niyo mbazaniye mbereke uburyo ikoramo. Reba iyi foto ya Muyango, reba uburyo na editinze. Reba ahangaha duhere kuri bino byatsi. Reba bino byatsi ibi ngibi. Nizere ko uri kubireba. Reba n'iki gicu kiri hano hejuru. Urebe uburyo bisa, reba no muri no face ya Muyango. Reba iyi ni ifoto ya after namaze kweditinga, dore before ni gutya yari imeze. To reba iteditinze, urabona ni ifoto isanzwe. Reba icyo gicu, reba inoza kureba after maze kweditinga, before dore after ukuntu kabaye gasa neza. Before nuko after nuko. Uno dutangire nkore ku buryo nabikozemo nawe uyibasha kubyikorera. Nkwibutsa banza kandi subscribe kandi unanyandikire muri comment ikindi kintu mvuga utanaza kwigisha, ndetse ushaka no kunyandikira uburyo uri kubonamo iyi video. Reka rero dutangire. Nkore ku buryo reka ubundi ugifungura Photoshop nuko nguko ifunguka. Urategereza we tukanda no. Urabona Photoshop yacu ikintu itukora ukimara kuyifungura uhituza ahangaha hano hejuru hano handitse photo edit hano akaba ariho winjiramo gutya. Ahasigaye rero hano niho ucuzingiramo ifoto ushaka gukoresha. Ifoto ushaka gukoresha niho ucuzingiramo hano, dore ngewe ncuzinzemo iyi ngiyi. Reba iyi foto ntabwo editinze, ngiye kuyeditinga nkoresheje telefone yanjye. Kandi ndetse ushobora no kunyandikira muri namba ziri muri description ushaka Photoshop nkaba yo muri telefone nkaba nayikohereza, ndetse yaba niyo mu mashini byose nakwigisha kandi nkagufasha. Sasa rero reka dutangire nkwereke ikintu rero hano uhita ukora. Izi tools zose nzazibigisha wowe gusa kandi subscribe ujye ukurikirana amasomo yose nkwigisha. Izi tools zose nzazikwigisha kabisa. Bo sasa rero uhituza kuri iyi ngiyi ya hano hasi. Reba hano hasi handitse adjustment. Reba hano hasi byanditseho ahangaha kuri no turanditseho adjustment. Nurangiza uhituza uyikandeho gutya. Urabona hari izindi zitazifunguka. Izi ngizi ni ngizo twakita ama preset. Izi ngizi ni ngizo twakita ama preset. Ushobora kuyishyiramo ukaba wayorganiza uko ushaka, ariko ngereka maze mbigishe ku editinga nta preset. Ikintu hano rero itukurikiza urayituza hano handitse color mix ahangaha hano handitse color mix ahangaha niho rero tugiye tuza dukandeho gutya twinjire. Murabona tuba tuzanira arrange zose z'amabara. Sasa rero reka nkubwira hano ikintu rero ugomba kubanza kwitondera, ubanza kwitaho. Iri bara ry'umutuku rino riri hano, rino bara ry'umutuku nyine akenshi rikoreshwa ku ruhu, kuri skin niryo ukoresha kuri skin y'umuntu. None aya mabara yandi asanzwe yo yakoresha iyo ari mu ifoto, ariko iyo atari mu ifoto ntiwirirwa uyakoresha. Reka rero nkwereke. Urabona nk'iri ngiri ryo kuri skin, duhere kuri no mutuku wahituza arranging hano ubanze saturation aba ari ubanza kuzamura nka gutya. Hano urabona ukuntu ifoto yacu iri kugenda iba. None hano urangiza use nk'ugabanya ushaka wa mutuku wacu. Reba iminwa y'ukuntu iri kuba no mu maso ari kuzamo agatuku. Nizere ko urimo bireba. Reba sasa rero hano n'iri bara naryo ry'umuhondo iri ngiri duhita tujya no kuri iri ngiri uri kandeho gutya naryo utubanza nayo wongere saturation gutya. Urabona ukuntu saturation yayo ise igira ifoto yacu. Nurangiza sasa rero reba hano ikintu itukurikizaho. Urayituza kuri no bara ry'icyatsi iri ngiri, kubera bino byatsi biri mu ifoto yacu tugiye nabyo kubihindura. Uyikandeho gutya. Nurangiza ubanze saturation ni ubanza. Reba uburyo ibyatsi biri kugenda biba. Sasa hano uorganize uko ushaka ibyatsi byacu biriguze kuza bimeze gutya. Hano ni sawa. Tugenda no kuri hano ku gicu. Kuri kino gicu nicyo tugiye ku editinga. Aba ari cyo witegereza urebe ukuntu ngiye kugihindura. Iki gicu ibyatsi byo twabirangije. Sasa rero igicu, ibara ry'igicu kubera ko ari ubururu turahitamo ubu ngubu. Aba ari bwo dukoresha. Ubu kandeho gutya. Nurangiza wongere saturation. Reba igicu ukuntu kiri kuba, reba ukuntu kiri kuba. Twongereye saturation. Dushobora kugereza ibara ushaka, ayo ushaka. Ushobora kukigira nk'igicu gisa nk'amazi, ariko twibwereka tukigire gutya. Iki gicu gutya hano ni sawa, kirimo neza ku buryo bwiza cyane. Niturangiza sasa rero hano tuza kugabanya kuri hano ka move. Ugakandeho gutya
nurangiza ikintu hano uhita ukora, urabona gutyo wongera saturation, nurangiza uhite sasa rero uza use nk'uwongera, urabona ko wa mutuku ushizemo neza cyane, cya gituku cyakiri mu maso ye gishizemo nta kibazo na kimwe. Reba sasa rero iyo ushaka kureba before ukuntu yari imeze, ukanda hano. Iyo ushaka kureba ukuntu ifoto yawe yari imeze mbere, ukandaho gutya aho ngaho, dore before nuko yari imeze, iyo katse ubururu waba ari muri before, dore after ni gutya. Sasa rero iyo ushaka kudownloadinga sasa rero ifoto yawe umaze kuyeditinga ushaka kuyibika, uhita uza ugakanda kuri kano kantu ako ngako gutya, ugahita uza ukagandaho gutya, ugategereza gato ikabanza ikirodinga, nyine biterwa n'uburyo na phone yawe iba yihuta. Sasa rero gutya ifoto yacu yamaze gutya kwidownloadinga, ugiye muri galeri yawe iyi foto uhita uyisangamo kandi imeze gutya cyane. Nyandikira rero icyo ukuye muri iyi video, nimba igufashije cyangwa nimba itanagufashije nabyo wabimbwira. Gusa ushobora no kumbwira n'ikindi kintu utanaza kwigisha. Subscribe yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora. Nimba utanabishaka nabwo it's okay, uzapfe kuhaba gusa twigane amasomo. Ciao duhure muri video z'ubutaha.